Muhawe ikaze nanone ku biganiro byacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku kuboneza urubyaro, ibyiza n'ingaruka byo kuboneza urubyaro ukoresheje agapira ko mu mura ariko twita DIU cyangwa intrauterine device. Turabisobanukirwa neza, tumenye ibyiza ndetse tumenye n'ibibi. Rero duhereye ku byiza, kuboneza urubyaro ni ingenzi cyane kuko bituma ubyara bushoboye kurera cyangwa se ugashyiramo intera hagati y'abana kugira ngo ubashe kubitaho. Rero tugiye ku gapira ko mu mura nk'uko nabibabwiye, harimo amoko abiri. Harimo agafite imisemburo n'akadafite imisemburo. Ibyiza by'agapira ko mu mura abenshi cyangwa se ababyeyi benshi bagakoresha nta ngaruka nyinshi bakunda kugira kandi ntabwo bakunda kugasamiramo. Niyo mpamvu ababyeyi benshi bagakunda, cyane cyane akadafite imisemburo kuko ariko gakunda kutagira ingaruka nyinshi. Ukuntu dukora rero, dukora mu buryo butandukanye. Duhere ku gafite imisemburo. Agafite imisemburo kari mu moko kaba karimo imisemburo n'ubundi ya misemburo ibiri ya progesterone na oestrogene. Kaba gafite cyangwa se kaba gafite garanti cyangwa se kaba kamara hagati y'imyaka 3 n'8. N'ubundi nako bagashyira mu nkondo y'umura kakagenda kagasohora ya misemburo, akaba ariyo ituma zananga ngabo zitazamuka ngo zigere ku ntangangore cyangwa se zanagira n'ubundi ntibitange umwana cyangwa se ngo bibashe kubona gukora umwana. Akadafite imisemburo rero ariko twita kopa cyangwa se karimo kopa, kaba gafite iyo kopa cyangwa se kariho utuntu twa kopa tugakoze aritwo dutuma tugasohora toxic cyangwa se ubumara bikagenda bukica ya sperm. Ni ukuvuga ngo ko nta misemburo dufite ahubwo dusohora ubumara bwica za ntangangabo. Ako ngako gashobora kumara hagati y'imyaka icumi n'ak'imyaka 12. Iyo ugiye kugashyiramo biterwa n'aho ugiye kugashyiramo n'utwo bafite, bazakubwira ko bagushyizemo niba ari ak'imyaka 10 cyangwa ari ak'imyaka 12. Aka gapira rero ni keza, niko nagushishikariza gukoresha kuko nta misemburo myinshi kagira. Ikibazo cy'imyaka myinshi niyo waba ushaka kubyara nyuma y'imyaka 2 n'inyuma y'imyaka 3, wagashyiramo ya myaka 2 ya myaka 3 yagera bakagenda bakagakuramo ukongera ugasama. Icyiza kandi akenshi nuko aka ngaka iyo ugakuyemo bitawongera ugasama. Bitandukanye na ka kandi nababwiye gafite imihango nako gafite imisemburo. Kubera ko nababwiye ko kaba karimo imisemburo, ushobora kugakuramo hagacamo igihe utarongera gusama. Rero icyiza wakoresha aka ngaka karimo kopa kadafite imisemburo, kandi ko ikibazo cy'imyaka myinshi ntikigutera ubwoba kuko n'ubundi nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 cyangwa 5 ushatse gusama uragenda bakagakuramo ugasama nta kibazo. Uburyo bwo kugashyiramo ushobora kwibaza se bagashyiramo bate, bigenda bite, ese umugabo wanjye turi gukora imibonano mpuzabitsina ntiyakageramo? Oya rwose, reka nkumare mu ngenge. Aka gapira gashyirwamo baciye mu myanya ndangagitsina. Hari ibikoresho dukoresha gashyirwamo bakagashyiramo. Gafite shape ya T cyangwa se T, gafite ishusho ya T. Uruhande rumwe rujya muri trompe cyangwa mu muyoborananga umwe, urundi rukajya mu wundi. Hakabamo kandi kamanuka kanyura muri teresi cyangwa muri nyababyeyi, n'utugozi dusohoka inyuma ya nyababyeyi mu nkondo y'umura tukagera no mu gitsina. Ariko utwo tugozi kubera ni tureture, utwo tugozi icyo dufasha ni ukugira ngo kazabashe kuvamo bagakurure nyine. Noneho iyo tumaje kugashyiramo turadukata tucengezamo neza ku buryo tutazajya tukujena cyangwa se umugabo atazajya tugeraho. Rero ikindi nakubwira nuko iyo bari kudushyiramo cyangwa se kugashyiramo usanga
inkondo y'umura ikomereka gake cyane, ukaba wava uturaso cyangwa se ukabona uturaso nko mu rurenda dukeya tudateye inkeke, nka nyuma y'iminsi 2-3 tukaba turarangiye, ukaba utatukibona rwose nta kibazo duteye. Bibaho nyine kubera inkondo y'umura baba bayicokoje, kandi inkondo y'umura ibaho imitsi myinshi cyane, haba huzuyeho imitsi myinshi cyane, harimo amaraso. Niyo mpamvu utabura kuzana utwo turasa, ariko nta mpungenge duteye duhita dushira. Rero nta bizagutera ikibazo, nta kibazo kirimo. Ikindi rero tugiye, ibyiza turabibonye byo kuboneza urubyaro ukoresheje agapira ko mu mura cyangwa se diyu. Tugiye ku ngaruka, ariko izi ngaruka si bivuze ko ziba ku bagore bose bakoresheje diyu. Ushobora kubona imwe, undi ashobora kuyibura, undi ashobora kuyibona, cyangwa se ntabwo ari ngombwa ko abagore bose bagira izi ngaruka. Niyo mpamvu nanga inama y'uko niba ugiye guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro, hibaza mugenzi wawe ngo ese agapira bimeze bite. We gashobora kuba karamukoreye, wowe nikagukorere. Gashobora kuba kataramukoreye, wowe kakagukorera. Gana muganga wawe akugira inama ku buryo wakoresha amaje kumva uburyo umubiri wawe uteye. Kandi aka gapira ushobora kugakoresha nk'uwo wakorewe cesarienne, ashobora gusohoka salle dope bamaje kugashyiramo rwose nta kibazo. Ni nabyo byiza kuko uba wirinda guhita usamira ku kiriri twavuze. Ingaruka ya mbere rero ni ukuva cyane ndetse bimara igihe kirekire. Ababyeyi benshi bakoresha diyu usanga bajya mu mihango hagati y'iminsi 5 n'7, kandi ikaba ari imihango iza cyane yisuka. Bikunda kubaho cyane, ariko iyi mihango iyo ubona bitari kuva cyane cyangwa bitateye ikindi kibazo, ugasanga uri nko kuva ufite isereri, uri kurya ariko ugahorana isereri, icyo gihe biba byarenze kuva cyane, biba byabaye ibindi bibazo. Ugomba kujya kwa muganga mu gihe uri kubona imihango yakabije, utangiye kumva ufite isereri, kumva ucika intege. Ariko rwose hari igihe bizakubaho ko ugira imihango imara igihe kandi iza cyane. Ikindi ni ukuribwa mu nda yo hasi, cyane cyane nk'abantu bakimara gushyiramo ino diyu bararibwa, kubera ko umubiri birumvikana ni ikintu kitaba kimenyereye mu mubiri kiba kigiyemo. Hari igihe wumva uri kuribwa, ariko ikintu ugomba kwitondera ni ukumva uri kuribwa cyane ku buryo bukabije, kuko ushobora kugira ngo ni ibisanzwe hakaba haba ibindi bibazo. Ikindi ni ukwandura mu myanya y'imyibarukiro cyangwa se kugira ama infection. Rwose nujya gukoresha diyu, iki kibazo cy'ama infection cyo nutagira isuku kizakubaho, kuko na bagiteri zisanzwe si ngombwa kuba ari indwara zo mu mibonano mpuzabitsina zituma ugira ama infection ikoresha diyu. Ugomba kwitonda rero, isuku ukayikuba inshuro nyinshi z'iyo wari ufite, cyane cyane mu gihe ugiye kuryama nijoro, ugakora isuku mu myanya y'ibanga, kugira ngo niba uri bunakora imibonano mpuzabitsina uze kuba ya myanda itari kuva hanze izamuka ijya kuri ya diyu, ahubwo wizeye ko nta myanda iri buzamuke. Uwo mugiye kubikorana nawe, umupatina wawe nawe akaba yakoze isuku. Ikindi, umuntu ukoresha diyu agomba kugira umupatina umwe cyangwa se umugabo umwe bakorana imibonano mpuzabitsina, kuko ntago diyu irinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ahubwo irinda gusama. Cyangwa se niba unakoresha diyu ukaba ufite abapatina benshi cyangwa se abantu mukorana imibonano mpuzabitsina, gerageza ukoreshe agakingirizo, kuko rwose ukoresha imibonano mpuzabitsina n'abantu bagiye batandukanye, infection ntabwo zizajya kujya kure cyangwa se ntuzabura kuzirwara. Ariko ikindi ugomba kumenya ni uko iyo diyu uyikoresheje ukagira ama infection, ugomba kujya kwihutira kwa muganga ukivuza, kuko ziravurwa zigakira. Ariko iyo utazivuje ngo zikire, zishobora kugutera ubugumba, kubyara bikazanga kubera trompe zishobora gutuma ziziba, bikarangira utabonye urubyaro. Rero ivuza ama infection mu gihe
ubona yakurembeje uri gukoresha diyo. Iyindi ngaruka ni ukwimuka cyangwa gusohoka. Ni ukuvuga ngo diyo bashobora kuyishyiramo mu gihe runaka ikimuka ikajya ahandi aho itari iri, cyangwa igasohoka igaca mu myanya ndangagitsina igasohoka hanze ukaba utayibona, igasohoka nko mu gihe cy'imihango ukaba utayibona. Ni ingenzi cyane rero gukoresha check up cyangwa se controle ukurikije rendez-vous muganga yaguhaye, kugira ngo ujye kureba niba kakiri mu mwanya wako, utazisanga karasohotse ukaba wasama ugatangira kuvuga ko wagasamiyemo kandi karagiye kera. Ibi bimenyetso bishobora kukwereka ko rero gashobora kuba karasohotse cyangwa karimutse. Hari ukubabara cyane mu kiziba cy'inda, kuva amaraso adasanzwe, cyangwa se ukanakabona gasohoka. Ushobora kukibonera ukamenya ko kasohotse. Ni ingenzi cyane rero kujya gukoresha control cyangwa check up, ugaca muri ecography ukareba ko kakirimo. Rero nizere ko twasobanukiye ibyiza n'ibibi byo gukoresha diyo. Buri mubyeyi wese namushishikariza guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro yabanje kugana muganga, atagendeye ku mabwiriza cyangwa se ku magambo cyangwa ku ngaruka z'abandi babyeyi bakoresheje uburyo bwo kuboneza, kuko buri muntu wese mu kuboneza urubyaro ari unique cyangwa se arihariye. Ibinkorera si byo bigukorera, ibigukorera si byo binkorera, ahubwo icy'ingenzi ni ukureba muganga akakugira inama ugahitamo uburyo, kuko bushobora kugukundira rwose kandi undi bwaramwangiye. Murakoze, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.